So what? uri mu biki? So what? Wowe ntubona ko bagiye kukwica? Ndi muzima cyangwa ndarota? ariko uyu muntu ndabona yasaze. nanjye ndabona yasaze. Baza ari umusazi pe. none twese si ni akaryo kumufata k'izuba ryawe. Okay, nzanira agafanta gakonje nabi. Umva n'umuyoshi bayiroze. Uyu nabonye ari kuyiroga. none nayiroze rya. Ngenda kwibonera urimo ushyiramo ibintu hariya. Ndakwiboneye. Ariko ibintu murimo ni biki ko ndeba biri kumucanga? Ngiye mbonye arimo ashyiramo ibintu. Noneho niba atashyizemo ibintu ntayifata yewe. ntukivanga mu buzima bw'abantu bitakureba. ninkubona ntabwo uzongera. ntabwo nzongera mbabare. byihorere ibintu bimbayeho mu cyumba ntabwo bibaho. Hariya mu cyumba baranegaguye bya nyabyo. ariko bane muri leta mani hano mu cyumba habaye iki umuntu wari kwinjiramo nawe kuba mubonera nicaye hano bivuze ngo ubwo muragwira agone uzigaye umwitana mukubite umutwe rucyezo sha byihorere ibintu bibaye ntabwo bibaho. mu kanya mbwiye ngo ugiye kuryama nguranana mu kanya se ko nari nkubaje ngo habaye iki ko nabonaga wigize uko byareba kera. Reka nkubwire sitori uburyo bundi byagenze. Ubundi njyewe hari umuntu nje kureba hano hirya. Nitambukiye mpita ku baturanyi. B'abakobwa. Mbona umukobwa umwe agiye gutera icyuma mugenzi we. Ndavuga ati se bica umuntu mureba. Mbabajije nkikireba mbona cya cyuma ndakibura. Mbabajije bangira umusazi. Akasese ni ibiki byambayeho muri iyi minsi. Ndigendera ngarutse ndebye mu idirishya mbona umukobwa
hari ibintu ari gushyira mu kirahure nkitegereza ibyo byari bimeze nanjye nagiye mbona ari ibintu bari gushyiramo, nanjye ntabwo namenye ibyo ari byo ko nari ndi kure, hagati uko byagenda kose buriya ni uburozi. Ndagaruka mpita asubira inyuma mbonye yari agishyiriye mugenzi we, ndamubuza agiye kukimuhereza amubaza ati wibeshye muri icyo kirahure, kuko icyo kirahure mbonye hari ibintu bashyizemo, ushobora kubinywa ugasanga ugize ikibazo, ugasanga urapfuye. Ushobora ko ari uburozi Imana yari ibyo wasanga ari imiti itera kuraje se, cyangwa urabona hari ibintu bakora muri gym, bagwa muri gym by'amantuze by'amaproject runaka bituma urugero abakobwa bagira ibibuno atera neza, wasanga ubwo yari byari byo banywa muri gym. Oya, yari uburozi, ubwo se umuntu yabishyiramo yihishe. Yarakubwiye ko mu cyaro ni ibintu bigoye, icyaro kivamo n'ikikorwa turasirimuka utangiye kwivanga mu byo bakambwira uko byagenze rero mubujije kukinywa. Icyo kirahure n'ibeshye nukinywa ushobora kugira ikibazo ukagwa, mubujije ahubwo baminda umusazi, mbona ahubwo ahise ananywaho. Se ibintu nabonaga ntabwo ari ibyanyabyo, mbona aranyweye. noneho rero bakunyuze noneho ukamuhe none uburyo bankiza, sinigire kwijyamira mu kanya, noneho banigiye mu buriri, araje aranigagura byanyabyo araniga. Se none ibintu bimba, none arambwira ati nongera kwivanga mu bitandera asaba ari ikibazo noneho ngazaniga nyice. nibyo nabubwiye. Ubundi hano reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya, mu mujyi no mu cyaro ni ahantu habiri batandukanye. Mu cyaro unyura ku muntu yo guca ibisheke bya mugenzi we, ukavuza induru, wamara kuvuza induru bakabona bakamufata. Mu mujyi iyo uvugije induru uyivuze baguhindura, bakubwira ko ari umusazi ahubwo ari igisambo. Rero bivuze iki bro? Hatana n'ibyo urabona nturasirimuka, utazasirimukira mu irimbi. Ejo hari igihe wajya i Kanombe burya irusororo kwanza, hagira undi wamanuka irusororo ugira ngo ni imikino. Rero bro, hatana n'ibyawe bikureba, akazi kawe. N'ubu ntiwasanga ukiri muzima, n'ubu ushobora gusanga yakomeza bigushyira. Abanyakigali bananiwe.